z'ikinyoma cumbagira n'izuba rirenga urukundo rugataha imbaraga z'ikinyoma zicumbagira n'izuba rirenga urukundo rugataha ucumbagira urenga ubushake bw'abandi urukundo rugataha ucumbagira urenga ubushake bw'abandi urukundo rugataha iwabo imbaraga z'ikinyoma zicumbagira n'izuba rirenga urukundo rugataha. Nunca vi só agora. Eu só falo agora. Peraí. Mas ele ainda sabe. Então, vai mas. Sai muito mais. Mas não vai sucesso. Qual é a tua programa? Que mais? Ufa, confetti iki. Bana mı manjur mu? Oya. Sama ko shi da ko. Confetti mu? Okay, kaza ne ko. Umbalo hamana. Wajya ba manjur mu? Ndumva twakwicara hano narebe ukamaye amakuru. Ego nayo makuru. Ese ni umugabo wawe ukunda. Uriya mugabo wawe asigaye ari ndaya ikanishi. Warubizi? Aramushaka mu byaya. Ayas. Ariko abagore mugira mu mago nimugenza w'abana. Umva rero mubwira. Ejo bundi ngerewe nyama nabuze ati kajya gusoma akantu kamwe. Aho hantu nyine mu bwara abashamba. Simageze. Maze murabonye. Kagabo kagabo. Papa nikicara n'igikobwa kinini cy'igikara. Gifite amaso manini sinzi n'ikizi. Umva papa tsishije y'uko azajya inzoga uzi ngo bari kumwiki wayindi gusa. Ngiye kubona ngo nabasoje kumwe. Mbona mukata ndashaka. Urumva? Ariko nyina buri yambonye. Nabaze simfata telefone bakanari bafata akavidewo. Si wamfotorera. Nabonye arambona. Urumva? Ariko ko nuko umuntu ari ahantu nkunda kumusokera. Urumva nabwo twenda kudoga agafata utaha. Umva bajya muri samba yakaze n'amasaha 3. Nicaye ndi kureba nyine. Ariko ndumiwe. Ariko icyuma nagifashe ni neza. Ndavuga ati uko biri kose amusanzwe bahaze. Nabaje umusirikare wabo. Ndabwira mugabo mugambira je hano. Umusirikare aravuga reka ntago ari ugambira je hano. Turavuga ngo ngakabiri bazanye atari gusura abambere bazanye. Urumva? Uramusirikare ndamubwira ati rero nzakugurira akantu. Ubutani bagaruka. Uzatuma umugara mereka akantu tukakora. Umva, mbabara uzambarira ku kantu. Kuko famiye ye nje nyibwira yuko atagitanga. Bakanga kubyemera. Icyo nyeneye ni ifoto. Mbabara binkora nge nzaguhemba. Uzamemba. Ni ukuri ko Imana nzaguhemba. Umva aho murasho sunze. Umva mana we, yuhambira aho kabyara. Uriya mugabo amaze kunanira nagitaha. Ubwo icyo gikobwa ndakeka ari cyitwa Diane gicuruza hano umuhanda kabari. Kigita cyibisha binini. Yego. Umva nicyo kibyibusha. Umva ninda yamaze abagabo muri quartier. Nicyo shu umva wowe. Mbabariro uzabamfatira. Misiyo ndayikugeramo paka karakagaho kaburi karakandushakirize kuri agakundi. Gushaka mana, gushaka rw'ubungu ruragatsinda. Umva ni nko gushaka urupfu. Yakomanya cyane ko byari ngafasha. Nakanigira muri shambu. Ariko urakoze umva. Mana nabwo nari nanaguherutse. Nuko bimeze kandi navuze ati amakuru sinayirana. Fana tutarashaka ari umushuti wanjye kajya bwamubwira. Ndayakuzaniye nawe rero yamenye nuko bimeze. Umva nukuri ndagushimiye fufuru umwana mwiza mwana we. Umva ngiye cyo nyeneye n'amakuru kandi singiye kukubeshya. Nzaguhemba umva mve kumitwe ndiyemba. Yewe reka nkwerekeze. Nerekeza ariko mbamubwire ibintu mubwiye ubishyira mu mutwe. Amagambo mubwiye ubishyira mu mutwe. Urumva? Karakagabo kawajyana mu mutwe. Kagiye turakurikira Nanjye ngiye kubikurikira. birakureba. Nshaka ndashyiraho na maneno. Nuko bimeze rero Ngaho genda shaka. ndakwemeje nsize ndushubitse kagore katagira uko yanyita. Uyu mugabo aransajije. Umva nimba namushyiraho na maneko simbizi gusa ari bushye. Baratse kugenda. Urambwira ukuntu wirirwa mu ndaya uzenguruka mu ndaya zina. Ubundi zindusha iki? Reka mubwire. Iriya ndaya wirirwa uzengurukana no mu kabari. Murya inkoko, munywa buri kimwe. Ubundi ubona ni iki nakwemeye. Simata, ibyo bigambo bikura he? Umva, abo mwirirwa ugendana nabo. Niba birirwa bagenda bagutaranga. Ni iki wamburanye? Wa mugabo we. Reka nze ndaje mu Sure makuru yakore. Ndakubaza ngo ayo makuru yakore ko wirirwa hano mu rugo. weho abo we wirirwanye nabo musangira ayo makoko munywa amayoga. Umva mujya mu ndaya no mu maroje. Nibo baza bakuvuga. Ndashaka kumenya ahantu. Siko nasano ugira. Umvise. Umva reka nze mwereke. Kugira ngo ndashaka kumenya ahantu wirirwa. Avuga kuri kora kizerera ayo makuru wayakuye naso. Ngomba kuvuga ahantu usigaye wirirwa. Ahubwo kanigiye ku kazi kunyerereza gusa. Naso.
Fo, ndabona umeze neza ariko ngira ngo hari kubaza kudiri. Rero irimo neza kwese ariko sangira Umva Fo, muri yante muri gahunda. Biribona byose kubahanuzi. Biro gusenya bya nyaje. Tugiye kwicisha ku muhanuzi. Uriya no muri kujya mu masengesho cyane. Ndetse muri yante no kuba kuyabamo akanayararamo kenshi. None uriya mugabo arakara atumutwe. Uri kwiriya mitungo twazayiza kandi umenye kwiriya mitungo irimo imibare itarangira ariko fufu kumba udashyushye iyi diru uzayishobora ariko ahubwo sanyobe ngiye diru nagezemo ngiye fufu humura uriya mugore ngiye kumutesha umutwe we n'uriya mugabo batandukanye ntugira ikibazo ngiye kumwinjiza mu bintu by'amasengesho ajya abyirirwamo kugeza aho afite umutwe bagatandukana si cyo nshaka nicyo nshaka ntugira ikibazo rero si ugize yara uko ubivuze abari kuzakomeza gutekereza no kubikora neza ntuzamvangira kuko gahunda yo gusenya ni ugushyiramo amacakubiri yo gutana umugabo n'umugore kandi uriya mugore umwigishe gutura cyane mu rusengero n'imitungo atangire kuyitakaza bibone uko bareba mu rusengero bakwizeza ibyo uzabona barapfuye kugira ngo bagukoreho ibyawe bifatika natwe niko dushaka genda umworiyante ajye mu masengesho bamuhanure iyo gahunda y'inkorere neza ndagashakira kidamu ni cyiza oya byumva uri umuntu wanjye ntugire ikibazo Imana yavuze ko umugabo atari uwanjye ubundi hari undi mugabo wanjye yo kuzabana nawe kandi ikiriho ni uko uyu mugabo tugomba kubona divorce ikindi cyongeyeho ubu ngubu tugiye gushwana bitewe n'amasengesho narayemo ambaza aho naraye gahunda turi waramutse Ntaramutse nyine ntundeba se ese ko kuvuga nanjye kubura uko ibyo ushaka ugakora ibyo wumva isuri waraye aho naraye mbona wasanzwe urara utwaye ahantu hamwe umva mubwire hari ibintu dukeneye kuganiraho urazi umfashije wasubira waraye ariko wa mugabo urasetsa umva mubwire nakubashye kenshi ariko icyo nkeneye noneho ubu hagati yanjye nawe ni divorce ndakurambiwe uranze bigize ishano muri rugo umva iyi ntambara niwe wayitangije ariko ndaje nyisoze kubera ibintu byose wankoreye ubu nanjye nafashe umwanzuro umugore w'amugore sinavuga nawe umfashije wasohoka ngo urenge ariko kamuramu twarasezeranye hano tuzahagabana urumva ibyo byakuzanye muri rugo umva cyakoze imana ni nziza mfite ibanga ku mutima biguzenguruka ufite ibanga ku mutima none urabakosha wirirwa mu ndaya mu maroji mu makoko umva uzenguruka ugiye kumuvuza sibyo ahubwo nanjye ndakubwiye ngo tuzi ugende gake narakumenye kandi na n'ubu nta mubano wanjye nawe tugomba kuzongera kugirana umva ngabe tuge basunyekeye ni nawe mugabo w'urugo ninde wari umugabo mbere ubu ntukiri umugabo urumva ntabwo mvuze ko ubaye umugore ariko witesheje agaciro k'ubugabo wigira imbwa y'imbobo y'inzwuguri mu gasozi mu nda z'inyanja ziri cipu cyakoze waranumva umva mubwire umwanzuro njye namaze kuwufata ahubwo nawe ufata uwawe tukoze wa mugore ufite ibibazo byinshi isubira irifuza iki kugira ibibazo bikemuke winancuruza njyewe ikintu nshaka ni ukubona divorce ndanigendera umugore ansabye divorce sinaka ideni rya banki nanjye muhime byibuze nzatangire kugabana nawe ideni rya banki naraririye ko nanjye nabamuhaye isomo rya ruhago umugore aransazisha mbimenye Halo? Ugeze ese muvandi? Sha ntabwo utegereje nakubuze kabisa. Urabizi ko kari akabazo karankomereye kabisa ndagukeneye banguka uze tuvugana. Ese banguka ndi mu rugo ntabwo utegereje. Noneho ubwo ngiye kwambara inifomu. Ubwo nyine uransanga mu rugo kujya nyine tuze kumujijisha tu. Sawa banguka.
ikibazo cyane siko kimeze ndakizi wakimwe ugomba kugikemura ntabwo sinari ndi ntabwo muri kabisa n'ishyaka bitandukanye kandi ugomba kugikorera cya kibazo nakusanyije humura ibyo ngibyo ndabimenyereye nta kosa nakora kandi mbona nawe uri umuti yoroheje nta kosa rero ibyo ngibyo nibyo ndashobora gushyira impumu wowe biranda bishoboye batandukanye niba nawe ubwawe uri kubyivugira ntabwo bikeneye ko mubana ibyo rero nta kibazo ibikoresho byanje ubundi nabyo ntabwo nakwitaho umuntu nkawe ngo nze ntitegure ndamubwire rero Rwanda rubusa sinshaka ko cya kibazo kiza muri kosa nabi ugomba kubikora neza ndakwemereye birahari amafaranga ushaka amafaranga aho nyereka ko neza nereke ibikoresho byanjye byose nari ngendana ugomba kwirinda ndabizi hari rwose ikibazo na kimwe nshaka humura shira impumu reka turebe wagenda muri ibi kashi ushinga yo nagikoresho njya nsiga uba filime se ibindi byo hari igihe biba ari biri bukore wenda ahandi hantu ariko ubu tugiye kwinjira mu mizi ku buryo intambwe ku ntambwe kugira ngo amenye uburyo ari gusoza girira vuba ndabyumva nimba waginga bagumye gufunga umutwe reka tubasinyire impapuro mpimbano nibwo buryo nanjye numva twabikora kuko urabona umugabo nawe yagumije kwigira kasha nta bundi buryo nanjye ikibazo ndi kubona twagikemura zisinye gusa n'inzitereho kasha yego abaginga nimba bagumye gufunga umutwe reka tubuzurize impapuro mpimbano noneho kugira ngo ibintu byabo nimba badashoboye kubisobanurira twe tubafashe kubisobanura baterera izo mpapuro zabo zuzuze zijya mu rukiko natwe tubasinyira izindi mpimbano amafaranga yabo tuyavane kuri konti bahombe kuko nibyo bahisemo ubundi umugabo ngene namubashije numva ari kunyemera ko hari miliyoni 20 bafite kuri konti ni ukuvuga ngo rero iki gikorwa bashaka tukibafashijemo ayo mafaranga natwe twarya bagumye kunanirwa kumvikana ntabwo bagomba gushaka inzira gukemura ibibazo natwe ngo twirangareho weho zuzuze nurangiza uzohereze hano mbaterereho kashe ibindi tumenye ko bikurikirana ubundi se utarabaterera kashe nanjye ntarabuzuriza harya ngo bapfike ubundi intandaro y'ibibazo byabo byahereye ku masengesho umugabo ntabyumva ariko umugore we yakameje ati sinshobora guhinduka imyizerere yanjye ntabwo nayihindura ariko umugabo ntabishaka umugabo nawe impamvu ariko atanga wari kuburyo umugore wagenda agakora amasengesho igitondo umunsi nta wundi murimo rimwe akarariyo ugasanga gahunda zindi zose zabangamye umugabo rero ntashaka kubyumva nawe shaka gufata icyemezo nk'umugabo niba umugore ngo adashoboye kureka amasezerano umugabo yafashe umwanzuro ati twanatana bikarangira ndumva narico bapfuye kuko ibabajije nta indi mpamvu wumva baguha idashamikiye kwa masengesho umugore ari gukora urumva anarico bapfuye buretse rero impapuro tuzisinye tubisoze tubirangize ariko se ubundi iyo abantu babiri bananiwe kumvikana ukeka ko hari undi waza kwivanga mu biba ngewe sahize ndi mu biro byanjye akazi nagatangiye nimba badashoboye kumvikana buretse ndaje mbisoze ibyangombwa byose ndabyuzuza kandi nizere ko nta kindi baba nimba ubwo batarashoboye kumvikana buretse mbisoze ariko nta yandi makuru wampa kugira ngo iki kibazo tugisoze neza kitazatera ingabo donc uburyo nje mbona byakorwamo ni uguhamagara uramugabo tukamanza tukamuganiza akatwemerera icyo agomba gushyira kuri konti zacu twarangiza tukamubaza uko umugore wabyumva twakumva abashobora kuba bari kwemeranya kuba umugore yakomeza gahunda ze z'amasengesho kabone nubwo batandukana twebwe turabahamagara bombi baze izo mpapuro uraba wamaze kuzikora ku ruhande rwawe nkuko wabyize araba ari umuteguro nyine ntabwo bagomba kumenya ingingo ku ngingo bagomba kujya hano tukabaganiza ariko natwe tuganisha ku buryo batari guhindura gahunda yo kuzisinya barangiza kuzisinya noneho urumva impande zombi kubera ko baba bahari bazisinye ubundi tugira ute tubone ukuntu twebwe twifatira amafaranga nta bundi buryo ikibazo niba bananiwe kugishakira umuti ntagomba gutereka amati imbere nawe ngo umwana aro ntabwo nkumva neza ntabwo uri kunyumva neza komeza iyo dialogue nyumve ntabwo ndi kuyumva neza aho noneho ndumva nkumvishe navugaga ngo weho uzabe waramaze kubitegura neza ku nyandiko noneho nibahurira hano ntabwo tuzabaha agahenge ko kumanza basubira mu mirongo ngo manze bamenye ngo wanditse neza ibiki twebwe gahunda igamijwe urayizi bagomba kugira hano natwe tubumvisha ko ubutane bwabo bugomba kugerwaho niba umugore yatsimbaraye kandi ku by'amasengesho umugabo nawe yafashe icyemezo erega uramenye udakora ikosa ryo kwica uyu muti ndabizi muri ibyo bintu byanyu muri izo gahunda zanyu mujya mukora gahunda yo gutanga inama ariko ndakwiyama ukora ikosa ubuze urumva njye nawe umwana we nako kageni koko ntabwo bishoboka ubundi ifasha uwifashije
nimba rero umuntu yagumije gutsimbara akadashaka kongera kubana na madamu we, ntabwo nanje ako kanya nagafata ko kumanza nsubira inyuma ngo ndikubaha inama. Wapi ubwo naba mbaye umwana. Iyo bari kutwerekeza bo barabona niyo bashira ayo mafaranga yabo kuri konti nta gihombo bafite, kuko bo icemezo mu gutandukana biragaragara ko madamu hari uburyo yafashe icemezo cy'uko wenda ashobora kuzaba yakwigira ahandi hantu, yakomeza amasengesho, yashakana n'undi. Umugabo nawe ntiwamenya target, ariko ntabwo naje kubivanga mu bugoryi nk'ubwo rwose. Nyizera ibyo tugomba gukora mu buryo bwo guhesha igihugu cyacu agaciro bigomba kuba biri nyine mu bantu basaba inama. Nta nama bari gusaba, ni ibintu nabo ubwabo ubona ntabwo bakeneye no kubana, kugenda abona batanabikeneye. Aha, aho ndakwemeye rwose. Aho nanjye ndi neza cyane. Aho ngaho ngiye gukora umuti, ibintu bisinye neza, mbishakire gahunda zuzuye zitarimo amakosa n'amakeya. Nizere kumva neza nta makosa uri kwiyumvamo. Kandi numvamo amakosa nabwo umfashe kuyakosora. Yoherwa aho ngaho ushira impungenge rwose. Rero no kuvuga ngo niba ndi kubona kashi yanje ndi nayo, uburyo uraba wabiteguye urabizana bataragera hano, tufatanye tubinyure n'iminota mikeya, ubundi bazi bakubiteho imikono yabo mbitere kashi tubareke, ariko amafaranga yacu abone. Umura rwose nanjye sinakora iryo kosa, naba mbaye umwana rwose sinabigira. Ariko ubundi ko ngewe ndi mu biro byanjye wowe, ndagira ngo menye ahantu uri hataba hari ikosa wakoze yo gutanga amakuru mu buryo utazi. Ntugira impungenge rwose, ibyo sinabigira. Ubu ngubu huko ndi ku kazi, nahageze nasohoye akameza nanjye ndi kurefreshinga, ndicaye aho ndi kureba na moto yanjye. Uze tubikore kabisa, nayigukubiteho tumanuke tugere mu mujyi turebe nimba hari ikintu cyaba cyamaze kugera. Ariko ja mu biro na moto yageze mu birite. Ubundi ibi turimo, iyi gahunda turimo haraye ureba moto. Kuryo hambira ngo uri kureba na moto cyangwa uri ko Jacques attention ngo attention, ndakubwiye ninateye akameza hanze ntushobora kubyumva. Inganze mvuziho ni utagira ngo hari naje n'amaguru moto nayisibika. Umva mubwire wa mwana, uriya shobusha ndagira ngo umenye ko nta mwe mufitiye, kandi ubyumva ubishyire mu matwi yawe. Uri kumva ukushyira mu matwi yawe, uri kumva? Ariko tuza ibintu birimo agafaranga, birimo gahunda izaguhindurira ubuzima bwawe bugahinduka. Nurangara rero tuza garura umwuka mbyumve. Mira utari kumira umwuka, umira umwuka ujye mu nda murebe. Wabonye ko wanjye wagemo iyi dosiye ngiye kuguha ntabwo yoroshye, ariko iranoroshye. Uriya mukinga no kumurangiza urabyumva? Uri kubyumva? Tuzamurangiza. Uri kubyumva? Wabyumvise? Ndivuga ngo tuzamurangiza. Uri kubyumva? Garura umwuka ubinsobanurire neza. Ndi kubyumva, ahubwo tuzamurangiza gute? Siko nawe ngo nubaye kade. None se tuzamurangiza gute? Kumbwira ngo harimo amafaranga, ariko si tuzamurangiza gute? Okay, urabona ngewe wabonye ko afite ibyangombwa by'akazi. Wabonye ngewe umuhaka. Uriya mukinga rero hari dosiye yinjira, nawe ni umuhesha w'ibibazo. Hari ibibazo by'imiryango igiye gutandukana agiye kwinjiramo. Tuzabisoza rero, bazamara kubisoza no guciraho kashi yanyu, ubuzima bwe bwararangiye. Ubundi tugabana amafaranga zabo. Urumva ko harimo amafaranga? Harimo amafaranga n'agafaranga. Ndi kubyumva, harimo amafaranga. Ni umubare utarangira. Amafaranga arimo n'umubare ni imibare myinshi cyane. Kuba rero ugize amahirwe ukabuhuye n'umuhaka. Umuhaka umuhakinga ibintu by'amafaranga. Amafaranga akaza ari menshi. Ariko uriya muginga ashobora kuzabyitambikamo. Ariko imibare ya nyuma azateraho kashi bizamfasha kumuhakinga neza. Wabyumvise? Icyo kirakugomba kugikora neza udakoze ikosa. Ajya harimo amafaranga ngagahe. Umva manza ubyumve neza, ntabwo ndabyumva. Ariko ubundi ubona utangiye gushira ubwo. Ubwo gashize. Tuzamurangiza. Niba ujya wumva imibare itarangiye, ujya wumva amafaranga menshi, ibintu byahindura ubuzima bwawe, urumva utazakora gusa. Tugiye gupuraninga ubuzima bwe bwose kugeza ku mibare yanyu materuka. Itarangirana n'ubwo buzima. Ubundi ukabaho neza. Ndi kubyumva. Kandi nukora ikosa uzamusimbura. Nzamusimbura. Harimo amafaranga.
ariko siko bose nta kibazo kiko avuga nyifatiye neza. Uyu mugabo uri kumbwira guca ari no kunkanga ari kuntera ubwoba. Ari mu mafaranga imibare ikarangira ariko ntaco sha ubanye n'ibigura nawe biga kuri kibura kazi nanje gatekereza uburyo kinanje amafaranga ugomba kuyatsindira jenye. We Fabijo. Amen. Efa. Yutetebuka. Boss ngiye kumbwira si n'ibyo bahoze bari kumbwira. Iwe bane. Nibiki bakubwiye? Nibiki bakubwiye? Nibiki bakubwiye? Ninde mwahoranye kwanza? Mbwira. Ninde mwahoranye? Siko mbona ufite ubwoba byagenze bite? Nibiki bakubwiye? Nibiki bakubwiye? Nibiki bakubwiye? Yacana ko nta kijyaye ndagikuramo amakuru. Umva. Uracyatekereza ibyo twavuganye? Bo nasigaye ndi gutekerezaho nake. Wafashe ikihe cyemezo? Nuko murangiza. Urabyumva noneho kumurangiza? Nuko murangiza. Uzamurangirisha iki? None siko uzaba uri kumwe nanje sibambye tuzamurangiza nyabwo. Nawe utangiye kunkomanga. Wanyiganye. Nagukomanza ari imbaraga zidasanzwe ndi kugushiramo. Ntabwo ugomba kubikopera. Urikumva? 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 Aha, ndumva ndugufasha. Ni kumubatiza umwera. Biriya bintu kugira ngo ubikore ugomba kumuhaka nanjye. Wabona? Aha. Izi mbaraga uri kwambara nizo zizagushoboza bikora neza. Kandi wirinde kuzakora ikosa ryo gutanga amakuru. Wabyumvise? Kuko hari indi myuka ndi kumva. Hari andi makuru. Utazibeshye. Utanga amakuru. Nanjye kuguhaye amakuru. Kandi uyafate mu mutwe uyakire nta makuru. Usha. Hano sizo hakinguye. Urabona utamfashije gutanga amakuru? Ari hafunguye. Kuki wasi tutakinze? Hari abantu sibako kubonye. Ariko sha, ndabona uzankoresha amakosa. Iyi dosiye twinjiyemo nta mikino irimo. Ugenda nanjye ndamirika tuzamurangiza. Ugomba kujya ubika amakuru y'ibanga kandi ukayabika mu buryo bugezweho. Uri kubyumva? Mu buryo bugize gute? Mu buryo bugize gute? Bugezweho. Ukeneye ikosa sha.
bosi ko nta kibazo cye. Fata neza nta kibazo tujya tugirana. Mfite moto. Ninenda kujya ndamusaba umunyenga nanjye nkatwara. Kuko mugambane kubera amafaranga. Gambani. Ngomba kubitekerezaho kenshi. Ntago ari guhita mbikora gutyo gusa ngo ndamugambaniye nuko se hanyuma we urukunyosha ngo gambanire bosi we ntago mwizeye. Ntago byava. Umuntu w'umusore nyine y'iterambere ntanatereta n'umukobwa mwiza nkaba namutwara kuri moto ya bosi none oya ntago mbyemeye ntabwo tekereza. Aha. None se Jack. Ko nta makuru uri kumva? Ariko ryohirwa weho nimba nakubwiye ntago nazana ibintu by'ubwana. Urumva na n'ubu utaranyize. Erega inama ibyo kuzana ngo byina. Inama umuntu ariga yihereza umuntu ari kubona ikene. Naho bari yabo umugabo yabo umugore. Nabo ubwabo ntibakeneye kubana pe. Jewe nakubwiye ko izo nama mutanga ntazikeneye. Genda hakinga ngo umutungo barawufite kandi ntibashoboye kubanamo. Ngewe icyo nshaka rero nuko izo nama mutanga kugira ngo imiryango ibe yasubirana. Sinzi ikeneye. Kuko ubwabo nibo bashaka kwishakamo ibisubizo byatuma babana neza. Igihe rero babuze ibyo bisubizo byabo byabagirira umumaro. Byakubaka amahitamo yabo meza. Ngewe akazi kanjye ndagakora neza. Kuba hakinga umutungo wabo ukagira mu biganza byanjye. Nta kintu ndi gushaka. Ndabyumva pe. Ahubwo noneho weho kubera ko wabyinjiye mukawubona urasa naho uyafite. Burasi wabonye bafite nka miliyoni 20. Ariko amajwi yawe yumvikana n'icyogaje. Miliyoni 20 wazigiwe nawe. Ngiye nakubwiye ko amafaranga ndi kubona ari imibare itarangiye. Ntabwo nkusabye ngo umbaze umubare. Ngiye icyo ndi cyo nuko ndumuhaka mwiza. We kora akazi kawe neza. Ushiriho kashi ya nyuma idafite amakosa. Imibare itarangira kintu imagine nakoza ayo makosa. Umva nanje kashi ndayishiraho. Uko ndi kumva uri kubivuga ushobora kuzakora ikosa. Kandi nugwa mu makosa. Nta byikosa. Uretse ko hari ukuntu uri kubigarukaho rega jya wibuka ko hari indahiro twe tuba twarakoze ariko nanone iyo bigeze ahantu nta kosa. Aha, ubwari nta kosa ufite. Nta n'icyo uteganya kugira. Ubwiriro byanjye bihagaze neza sha. Kandi akazi ntugakora neza nizere ko nanjye nta makosa niyumvamo. Jiri impumu rwose ibyikosa byo nta kosa. Yo kuba umuntu yarazamuye amaboko singagira ifaranga noneho umubare utabarika. Kashe yanjye nandi ko nyizeyera. Humura rwose shira impumu.